Yesu ashimwe bene data, muraho neza. Nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka ariko dutangire dusenga. Turagushimiye kuri Imana nziza, Imana y'urukundo. N'uyu munsi nawo wongeye kuduhereza, wongeye kutugirira ubuntu, kutwumva icyo dushaka mu mwami. Nyemerera Mwuka wawe wera duhishurire icyo watugeneye uyu munsi, ndetse anatubashishe gusohoza ubushake bwawe buri mu ijambo ugiye kudutumaho mwami. Tugusabye twizeye ko ugiye kubikora mu izina rya Yesu, amen. Uyu ni umunsi wa kane tuganira ijambo ry'Imana rifite intego yo kunezeza Imana. Muri iki cyumweru turi kuganira ku kunezeza Imana. Uyu munsi rero turaza gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Imigani. Turasoma ibice 8 n'umurongo wa 30 tugeze ku murongo wa 31. Haranditse ngo icyo gihe nari kumwe nayo, ndi umukozi w'umuhanga, kandi nari umunezero wayo iminsi yose, gahora anezerewe imbere yayo, nkishimira mu isi yayo yaremewe guturwamo, kandi ibinezeza byanjye byari ukubana n'abantu. Imana tugirire neza. Yisomye kino gice cya 8 by'umwihariko kuri mirongo ya 30 na 31, ku mirongo ibanziriza iyi ngiyi avugamo ibyo kuremwa. Hanyuma iyo urebye neza ubona ko ari Kristo wari urimo avugira muri uwo mwanditsi wanditse ko kuva mu itangira rya byose ibintu byaremwe ahari abibona. Hanjye ageze kuri 30 rero aravuga ngo icyo gihe yari kumwe nyine n'umwami Imana, ari umukozi w'umuhanga, kandi ngo umunezero wa iminsi yose, ngo yari umunezero w'Imana iminsi yose, ngo agahora anezerewe imbere yayo. Arangije avuga ikintu gikomeye, aravuga ngo icyo gihe yishimiraga muri iyi si, ngo gusa ikintu cyari umunezero we, ikintu cyamuteraga umunezero no kubana n'abantu. Imana itugirire neza. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu gikomeye cyane gitera Imana umunezero. Icyo kintu nta kindi, icyo kintu ni ukubana n'abantu. Imana inezezwa cyane no kubana natwe abantu. Imana itugirire neza, bitera umunezero mwinshi Imana iyo twayihaye ikaze ikabana natwe. Imana itugirire neza. Hari ibintu byiza bindi abantu bashobora gukora, Imana ikabikunda ikabyishimira. Urugero kuyiririmbira, gukora imirimo myiza yo gufasha abandi, kujya mu rusengero, kujya guterana, tukajya guterana kwera, gusoma Bibiliya. Imana ikunda abantu bagira gahunda, bazi kuzirikana icyo yavuganye nabo, bakandika muri agenda ijambo ry'Imana bumvishije, indirimbo yabafashije, cyangwa se iby'imvugo y'Imana. Ibyo bintu Imana irabikunda nyine pe. Imana ikunda kubona tugira ishyaka ryiza ku murimo wayo. Ibyo bintu byose ni byiza, ariko ikintu kitera umunezero cyane, ikintu kinezeza kurutaho, nuko tuyihereza ikaze ikabana natwe. Imana itugirire neza. Mwene data ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, ngo Imana uyihereze ikaze izibane nawe. Imana inezezwa no kubana nawe. Imana inezezwa no kwihereza ikaze, mukabana mu kazi, mukabana mu nzira uri kugenda, mukabana mu rugo iwawe, yewe mukabana uri ku rusengero. Imana ikunda ko mubana. Ikintu kitera umunezero cyane nuko ibana nawe. Waba ugiye gufata urugendo mukagendana, donc ukagenda ufiringa presence y'Imana, ukagenda uyumva hafi yawe, ngaho mwicaranye, ngaho muri kugendana. Wakora akazi mukagakorana, waba ugiye kuryama ukumva yuko iri bugufi bwawe. Igikorwa cyose urimo gukora, waba uri kuganira n'abandi, ikunda yuko uyihereza ikaze muri icyo kiganiro. Imana itugirire neza. Waba uri no gusoma amakuru kuri internet, yifuza ko mubana n'ayo makuru mukayasomera hamwe. Imana itugirire neza. Imana nicyo kintu kinezeza, ko mwibanira ukayihereza ikaze. Ibyo birayinezeza kurenza uko wayibyinira, ibyo birayinezeza kurenza uko wafasha abantu. Ikintu kinezeza no kubana n'umuntu. Imana itugirire neza. Imana rero ntuyigumishe muri za ndirimbo. Nubwo kwiririmbira ni byiza, ariko iyo Mana wakiriye, donc iyo turi kuririmba tubasha kumva urukundo rw'Imana, tubasha guhishurirwa Imana. Iyo turi gusoma ijambo ry'Imana, aho abantu twumva Imana, no ku rusengero ni ahantu heza ho gusabanira n'Imana, cyangwa se ahandi hantu hose hateranirwa. Donc ibyo bintu byose ni byiza, ariko Imana mwahuriye ku rusengero uyisigayo, ahubwo yakire, utahe mu rugo muri kumwe, mubane iminsi yose. Nicyo kintu Imana ishaka. Nimuririmba indirimbo
ukumva presence y'Imana donc ugafiringa rwa rukundo rw'Imana wibigarukiriza mu ndi iyo melody y'indirimbo mwaririmbye ahubwo iyo Mana wumvishije yakira. Imana ntirinezezwa no kuba muri melody, inezezwa no kubana natwe. Imana itugirire neza. Ni byiza kuririmba ariko hirya yo kongera kuyakira noneho yitware. Imana mugende mu bane. Imana itugirire neza. Wigumisha gusa muri agenda biriya bintu wanditsemo, nibyo biriya bintu bikwibutsa iby'urukundo rw'Imana, bikwibutsa ko wahuye n'Imana, ariko bikura Imana yikure muri ayo matariki n'izo event wanditse nyine z'urwibutso rw'ukuntu wahuye nayo. Yakire mu bane. Imana ntukazajya kuvuga ngo ngo reka njye kureba muri agenda bari kwibutsa Imana. No. Ni byiza kuba warabyanditse ariko noneho yakire mu bane. Ni byiza ko uririmba. Hari ukuntu umuntu avuga ati hari indirimbo yanjye iyo ngiki mfasha rwose inyibutsa Imana, iyo numva natandukanye n'Imana, iyo numva itari bugufi bwanjye, indirimbo yo nyiririmbye ngera kunsubizamo ibyiringiro, nkongera kumva ko Imana turi kumwe. Ni byiza ariko noneho yifate iyo ndirimbo, numara kwiririmba ukumva Imana mugendane, numara gusoma ijambo ry'Imana muri Bible, kwa kundi Imana ivugana natwe binyuze mu ijambo ryayo, wigarukiriza muri izo nyuguti zanditse muri icyo gitabo. Yakire mu bane. Ibinezeza by'Imana kuva kera kose mwiremwa no kwibanira n'umuntu. Imana itugerere neza. Imana rero irifuza kuyakira ukayihereza ikaze, mukabana muri byose, kuko ikitera umunezero no kubana n'abayo, ikunda kwibera mu bantu bayo. Imana itugirire neza. Ikintu kiza kunezeza Imana uyu munsi, ikintu kizayinezeza mu buzima bwawe, no kwiza kwibona mu kazi kawe ikabonamwo ikaze, mu rugo ikabonamwo ikaze, mu nzira ikabonamwo ikaze, hamwe wirirwa hamwe uba ikabona ikaze mu kandi. Binezeza by'Imana no kubana n'abantu bayo. Urakoze cyane.